Abari ku murongo n'abari hirya no hino abari kutureba turamukaje mu izina rya Yesu witeka abahire. Nije muzehe Kalibushi hano mushigani nifuje ko twoganira iby'Imana ariko mbere ko tuvuga ibyayo kandi tunishima yuko tukiriho reka tubane dusenge tushimire Imana yacu yaturinze tuyiha agaciro. Mwami wacu tuzimbara tugushima mutanga bugingo tugushimiye kuri umunyembabazi waraturinze mu misozi yo kuba kwacu turacyahumeka ari wowe wabikoze uhabwa icyubahiro. Kakanya tuje mu data no kwiga ibyawe turakurasa mu zubana natwe umwuka wari umuyobozi dusora ijambo ryawe duhe kuri agaciro kunire tuyobora reka tugeza tuzashima izina ryawe ngo tubane rero ibidukwire n'ububizi aribyo duhere ubuntu mu izina rya Yesu amena. Muri make tugiye kwiga agaciro k'amategeko uko ari igihugu n'itorero byose biterwa n'amategeko. Igihugu kidafite amategeko ntabwo cyabaho. None tugiye kwiga agaciro k'amategeko y'Imana yaduhaye ari atuyobora. Icyambere ubu turi mu munsi wera w'isabato yatanze amategeko 10 ariko itegeko rya 4 riba umwihariko kandi cyo kimenyetso muri Matayo. Reka dusome muri Matayo tugiye kureba Matayo 5 tugiye guhera muri Matayo 5 umurongo wa 17 no tugiye guhera tugiye kumva agaciro k'amategeko. Nije ugiye kubwirwa buri wese nukuri tuhe Imana agaciro kuko ni Imana nyine iraremereye. Ndahumeka bigashoboka ari biteye nagenda bigashoboka ari biteye ndarya ibyo kurya kuko nawe ubikora nukuri tuyiha agaciro tuyubahirize. Hano Yesu avuga ngo mwitegeza ko naje gukoraho amategeko cyangwa se byahanuwe, sinaje kubikuraho ahubwo naje kubikomeza, naje kubisohoza. Kampasubire mutegeza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Amategeko yaratanze ku musozi wa Sinayi yaha Mose ngo muteza ko naje kuyakura ngo ijuru n'isi bizavaho ariko amategeko yayo ntazavaho n'akanyuguto na gato. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza bizashirira amategeko atazavaho inyugute n'imwe cyangwa agace gato. Kakandi gato nsuzugura kakandi gato usuzugura imbere y'Imana ni kanini. Imana yacu tuyiha agaciro yaradukunze. Umwana na se bagiye inama yo kuri mu muntu ntabwo bandemye mu gisimba bandemye ku ishusho yabo turimo umuntu ase natwe. Ubwo rero imbere uko dusa ni kwisa, yaba ari umugufiya yaba ari umuremure yaba ari umuzungu yaba ari umwirabura uko ni ukwisa ni uko. Ubwo rero avuga ati rero bana banjye isi ndayiremye maze kurema byose bigiyeho ahasigaye mbahaye isabato yanjye muze mwiruhuka munezerwe. Nuko ibi ikimenyetso hagati yanjye nawe nuko uzica rimwe muri ayo mategeko naho ryaba iryoroheje hanyuma y'ayandi akigisha abandi kugira batyo mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya bose, ariko uzayakora akayigisha abandi mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Uwo ngo agiye kwitwa mukuru yuko yahaye agaciro. Nasaba ngo nanjye nawe aya mategeko tuyaha agaciro atuyobore, nuko twe kwishimisha iminwa ubwo tuyishimisha umutima maze Imana ihabwe agaciro.
kandi ndababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi uko abafarisayo mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abafarisayo baje bapinga Yesu bavuga ngo nta mwami urimo, nuko ntamuha agaciro k'umwana w'Imana, aripandisha. Ariko ubwo rero Yesu yavuze ngo uzigisha reka tuhasubire, kandi ndababwira ukuri gukiranuka kwanyu ni kutaruta abafarisayo uko abanditsi n'abafarisayo mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Imana idufashe, ijuru ni iryacu, tuzayitahanemo twese hatabuze n'umwe. Turi mu gaciro k'amategeko yayo. Iyo Mana yacu yaduhaye agaciro, yaduhaye amategeko 10, ariko irya kane riba umwihariko wayo. Tugiye gusoma mu byaduka mu minsi y'imperuka ku paji ya 80. Kubahiriza Isabato ubikuye ku mutima. Icyo ukuye ku mutima, icyo ukunze ntikikugora, uranezerwa kuko ukikunze. None Isabato tuyiha agaciro kuko na nyirayo ari umunyagaciro, watumye ndamukaho, watumye uramukaho, ubu niwe tugiye guha agaciro. Kubwo kubahiriza Isabato kwacu, Data wa twese wo mu ijuru yifuza kugumisha abantu mu bumenyi bwo kumusobanukirwa uwo ari we. Yifuza ko Isabato yerekeza intekerezo zacu kuri yo nk'Imana y'ukuri, kuko iyo Mana yacu kandi ihoraho, kandi binyuze muri uko kuyimenya tukagira n'ubugingo n'amahoro. Kweza amategeko yayo harimo ubugingo, harimo n'amahoro. Muri Yesaya 26 ngo amahoro y'abiringiye Imana. Nitumwiringira tukamuha agaciro. Abayobozi b'isi iyo bagutegetse gukora iki n'iki ukaba utakikoze, hari ibihano. Imana rero twasanga Imana idufashe, ni ukuri tuyiha agaciro. Mu cyumweru cyose tugomba guhana Isabato mu bwenge bwacu, kandi tugomba kwitegura kugira ngo tuyitondere kuko itegeko ryayo riri. Ngo tuyitondere kuko itegeko ryayo riri. Iyo Mana yacu ari njye ari wowe, ni ukuri tuyiha agaciro. Turagenda bigashoboka, twaryama tugakanguka, imirimo twayikora tukayikora, ariko akarusho ni uko yandemye ndemye nk'igisimba, ngo turimo umuntu ase natwe, ngo yaturemye ku ishusho yayo, tuyiha agaciro. Y'ukuri ntitwahamagariwe kuyubahiriza mu buryo bw'itegeko ry'agahato. Oya, nta gahato kariho, ni ukuyikunda. Nitukunda iyo Mana tukayikunda, twebwe n'akarusho k'abantu bageze muri ibihugu by'amahanga, ukareba urugendo Imana yakujyanye, ukagera mu kirere, ukageza muri iki gihugu, si ku mbaraga zawe, si ku mbaraga zanjye. Iyo Mana yacu yabikoze, tuyikunde. Ntabwo Isabato ntabwo twayihawe ku bw'agahato, oya, ku bw'agahato. Turararikirwa gusobanukirwa aho ubusobanuro bwayo bw'iby'umwuka buhuriye n'imirimo yacu yo muri ubu buzima. Iyo Isabato yibutswe ityo, iby'isi biburizwamo. Iby'umwuka nta murimo n'umwe mu byagenewe gukorwa mu minsi 6 y'icyumweru uzasigarizwa gukorwa muri iyo minsi. Isabato tukwiga agaciro k'amategeko y'Imana,
Imana yaremye isi n'ijuru igeze ku sabato iraruhuka. Natwe tugiye mu migani ya Kristo hano mu gitabo cy'imigani ya Kristo umuzingo wa mbere paji ya 7. Iyo Mana yacu rero reka tuyihe agaciro turebe isabato umunsi unezeza kuruta indi minsi y'icyumweru. Isabato inezeza kuruta indi minsi y'icyumweru. Iyo Mana rero tuyikunde. Umugambi Kristo yari afitiye yigishirizaga mu migani wari uhwanye n'uw'isabato. Imana yahaye abantu isabato kugira ngo yibutse imbaraga zayo zo kurema. Yashatse ko bayimenya ku mirimo y'ibyiza yashize mu gihugu abatujemo mu nyigisho za Yesu yebandaga ku bwiza bwayo bw'ibyaremwe ku munsi wayo wo kuruhuka. Ku sabato burya rero niho Imana inezerwa, ikareba ibyo yaremye, ikareba twebwe, ikareba ibiri ku isi, maze Imana ikanezerwa. Natwe rero reka tutume inezerwa, nibona turi guterana turi kwiga ibyayo, maze natwe tutume inezerwa. Ni nk'umubyeyi uri kumwe n'abana be yabagaburiye baranezerewe aho ngaho mu kirambi bari mu gukina, uyu mubyeyi yumva anezerewe. Natwe rero tubwira kuri uyu munsi tujye tunezerwa, iby'imirimo yose biburizwemo dukumbure ijuru yo kuruhuka. Reka tuhasubire haruguru. Umugambi Kristo yari afite yigishirizaga mu migani wari uhwanye n'uw'isabato. Imana yahaye abantu isabato kugira ngo yibutse imbaraga zayo zo kurema. Yashatse ko bayimenyera ku mirimo y'ibyiza yashize mu gihugu yabatujemo. Mu nyigisho za Yesu yibandaga ku bwiza bw'ibyaremwe ku munsi wayo wo kuruhuka kuruta indi minsi yose. Niho tugomba kwiga imigani y'umukiza wacu yaciye igihe yari mu misozi, mu bwatsi butoshe no mu burabyo. Ko tuzarushaho kwigira ku byaremwe niko tuzarushaho gusabana na Kristo. Niturushaho kwigira ku byaremwe niho tuzarushaho gusabana nayo. Ariko ngo twumvise ko ngo ni umunsi unezeza Imana, ngo iyo abana bayo bateranye maze ngo Imana iranezerwa. Mureke dutume inezerwa. Iyo Mana yacu ni ukuri Imana ituma twororoka, Imana umusore n'umukobwa bagashakana nuko bakabyara, Imana ikabaha urubyaro. Nuko iyo migisha yose rero mureke Imana yacu tuyikunde. Tugiye mu gitabo cyo kuva, igitabo cya Mose 31:12. Ntabwo dutinda kandi ngo ijambo rimwe ku munyabwenge barihagije ntiturihe agaciro nta kibazo. Uwiteka abwira Mose ati, kandi ubwira Abisirayeli uti, ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Ntimukabuze kuziririza amasabato yanjye. Noneho habaye menshi nta n'umubare wayo. Ubwo ni mu Isirayeli niho wahaye amategeko, nuko ubwo na uyu munsi ni amasabato nta mubare. Nuko mujye muziririza isabato kuko ari iyera kuri mwe. Uyiziriwe ntakabure kwicwa. Umuntu wese uzagira umurimo akora kuri uwo munsi azakurwa mu bwoko bwe. Mu minsi 6 aba arimo imirimo yanyu ije ikorwa, ariko wa 7 niyo sabato yo kuruhukwa yerejwe Uwiteka. Uzagira umurimo wose akora kuri uwo munsi
ntakabure kwicwa. Mureke Imana idufashe kuko Imana ni Imana, Imana itinda kurakara, ni umubyeyi w'imbabazi nyinshi, reka tuyihe agaciro. Ariko kuko igira n'imbabazi nyinshi, hari aho zigera ikatubabarira. Reka tujyane muri Yesaya 26. Amahoro y'abiringiye Imana, nitumwiringira azabana natwe, ufite umugwanira ntajyaneshwa. Abo mu isi babana nabo mu isi bakomeye, ariko ejo akarwara akaba yapfa, wari umwiringiye, ariko Imana yo ntigipfa, ihora ari ya yindi. None ngo amahoro y'abiringiye Imana, nasaba ngo tuyihange amaso, niho byacu byose biri. Impagarike yanjye, impagarike yawe, tuyikesha Yesu. Yesu yaje kwitambika hagati y'umunyabyaha, ahinduka umunyabyaha kandi nta cyaha yakoze. Ari njye ashaka, ari we ashaka. Tujye hepfo. Uwo munsi indirimbo izaririmbirwa mu gihugu cya Yuda, ngo dufite umurimo ukomeye, Imana izashyiraho agakiza k'inkike n'igihome. Nimwugure amarembo kugira ngo ishanga rikiranuka rigakomeza by'ukuri ryinjire. Aho nashakaga ni hepfo. Ugwishikamishijeho umutima uzamurinda w'amahoro masa kuko akwiringiye. Si amina. Ugwishikamishijeho umutima azamurinda w'amahoro masa kuko akwiringiye. Iyo Mana yacu rero tuyihange amaso, ni ukuri, ni Imana y'urukundo, ntawe yanga, ni ukuri, buri wese iramukunda. Turasubire. Ugwishikamishijeho umutima uzamurinda w'amahoro masa kuko akwiringiye. Muze mwiringira umwami iminsi yose, kuko umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Iyo Mana yacu rero tuyiha agaciro, tuyiha agaciro. Yacishijwe bugufi, abatura harehare mu murwa wishyira hejuru, azawurambika hasi, akawugeza ku butaka, ndetse awugeza mu bukungugu. Ibirenge by'abazawuribata, ndetse ibirenge by'abakene n'iby'abatindi nibyo bizawuribata. Mureke rero tumwisunge. Icyo Imana yanga ni abishyira hejuru bakibagirwa Imana, tukwiye kuyibagirwa. Iyo Mana yacu y'umurwa uvugwa, Yerusalemu yishyize hejuru, umukiza yarategujwe yuko azavuka, yuko Yesu azavuka, kandi nta handi yagomba kuvukira ni muri Yerusalemu. Baramwitegura, ariko bidafite agaciro. Yesu agiye kuvuka abura abamwiteguye, aragenda avukira mu bashumba mase. Uko turaha twararagiye twese, agaciro k'umushumba ntakubona, ni amase amwuzuyeho, ni ikiraro cy'imisaka, ni imvura. Yesu ntiyavukira muri Yerusalemu hameze neza, nuko aragenda avukira mu kiraro cy'inka. Namwe murebe urwo ruhinja ruryamishijwe mu bwato bw'inka, rwavamo akarugera mu musaka w'inka. Dusome hano muri Yesaya, uko nababwiye, igice cya 2, umurongo wa 10 niho ngiye guhera. Injira mu isega, winjire mu mukungugu, uhunge igitinyiro cy'Uwiteka. Kampasubire. Injira mu isega, wihishe mu mukungugu, uhunge igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye. Agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi,
n'ubwibone bw'abantu buzashyirwa hasi, uwo munsi w'iteka niwo uzogezwa wenyine. Amen. Uwo munsi w'iteka niwo uzogezwa wenyine. Turi mu gaciro k'amategeko y'Imana. Ngo rero Imana dufashe dore guha agaciro amategeko yayo, niko gusenga kwacu n'akanya Imana dore kubona kumvira mu izina rya Yesu.